ubusanzwe umwuga nkora ibijyanye n'ubukerarugendo. Kano kazi nkora mazeho imyaka itari mikeya, hafi 33, ko natangiye gukora 1986 muri mahanga muri Uganda, naho nigiye ibijyanye n'ubukerarugendo nkibirangiza gushaka akazi muri Minisiteri y'Ingabo muri Uganda, akazi k'ubuseriveri. Mu by'ukuri ntatangira byatinze gatoya, mpita mba supervisor, mba head waiter ukuriye abaseriveri. Hashize igihe gitoya nanone mba supervisor, byatinze cyane nanone mba manager. Byose kuki wumva ngo ntibyatinze, mu by'ukuri nta cyiciro namagaho amezi 3. Kubera iki? Nkibona akazi numvise ko akazi ngakunze, bigaragara ko yari impano yanjye. Ubuzima bwo mu mashuri rero birashekeje. Ati kubera iki bishekeje? Nigiye mu kampu y'impunzi yitwaga Cyangwari mu Bugande. Icyo gihe nagize amahirwe ndangiza amashuri 6. Ubwo Uganda ho na 7 ya primaire, njya muri secondary, njya ahitwa Kitante senior secondary school. Mu by'ukuri nahagira umugisha ko hari headmaster witwaga Gashegu, yari umunyarwanda ariko yakundaga abanyarwanda cyane. Nkihagera rero nagombaga kujya gucumbika kwa mukuru wanjye, kwa mushiki wanjye aho yari atuye. Umugabo yari umuzamu, ubuzima bwe bwabo nyine ntibwari bushimishije cyane, yitwaga Kabaragara. Kubw'amahirwe rero buri mu hagenda amahirwe ye, ku ishuri maze amezi 3 niga ntaha, mbona ku rubaho banditseho ngo witwa Musoke Pascal ashaka umukozi, umuntu bajya babana yiga ataha. Yuko twagiye turabana hafi 30, je nahagira amahirwe abagiye bafata ntangira kwiga ntahayo. Ubwo hagati aho ndangije imyaka 2, none nagize andi mahirwe adasanzwe. Ubuzima bw'umuntu kubuvuga biragoye, ariko ni amateka nyine. Nahagira amahirwe adasanzwe mu by'ukuri. Hari ahantu Kitanta ababyeyi bajyaga basiga abana bakaza bakabafata ku muhanda, zari saa 8 ntashye, nta n'umwe wari aho ngaho bafatira abana, bisi zihagarara. Ariko nasanze baga y'umugabo witwaga Bosa, nimwo nabonye impapuro ze n'ibifunguzo nyinshi, ariko harimo amafaranga. Harimo amafaranga ibihumbi byari 50. Icyo gihe yari amafaranga menshi cyane, 8 ngenda nguramo igare. Ngeze mu rugo nategereje nakora mama amezi 3 nta kintu ndatekereza gukora. Nyuma nguramo igare, ntangira na kamera, ntangira gufotora abantu, mbaca ibice, mbaca umutwe. Ariko nyuma yaho baza kumbwira uko nzajya mfotora, kandi ngafotora. Ubwo nigaga nataha ngafotora mu nzira ntashye mu kigoroba. Mu gitondo naba ngiye ku ishuri ngatwara imyumbati, nabisabye headmaster barabinyemerera ku ishuri.
ntangira gucuruza imyumbati na kabaragara muri classe. Ariko ibyo bintu nabifataga ku mukecuru wari wanyemeye kumpa icyo kiro, nari nahaye icyo kiro kujya binkorera, ye nkagenda mbitwaye, break zagera bakavuza inzogera, ye nkajya ku igare ryanjye na kabaragara nkagurisha, ngatahana amafaranga. Muzita ububanda, niba ari ububandi nahasinzi, ariko ni utuntu bakura mu ifu y'ubugari n'imineke. Ni Kayonza hariya burahari. Nuko ubwo rero icyo gihe nkomeza kugera niteza imbere buhoro buhoro. Nyuma ndangije kwiga sini ya 4 nibwo nagiye gutangira kwiga na kawa, cye cy'imyaka 2 niga iby'amahoteli. Birangije rero leta ya Uganda Obote avuyeho hajyaho Museveni. Ubwo Museveni akijyaho nibwo natangiye kujya gukorera muri Minisiteri y'Ingabo, ari nako kazi kanjye kari akambere gukora. Ntangiye gukora rero nibwo natangiye kuba umuseriveri nk'uko nabibabwiye. Ya Uganda hitwa Burange, aho nari umuseriveri kandi nabikoze neza. Umufasha namushatse mushakira Uganda, tubyarana abana, mfitemo abana 6, ariko mu by'ukuri nk'uko umuntu akura avuye mu mahanga akomeza nyine akiteza imbere, naje komeza nyine umuryango wanjye, turazana n'aha turakora, n'ubu tumeze neza turakora. Twagiye navukiye Bunyoro ni Uganda nyine, niho navukiye yitwa Cyangwari. Cyangwari rero hari settlement y'impunzi, bari barashize impunzi n'ababyeyi bacu batahuka bazi n'aho bari mu Mutara, niho baje baturuka. Mbere yuko ngaruka mu Rwanda, jewe mu by'ukuri natangiye gukora ku kazi. Ikintu igikoresho natwaye rwa rufunguzo rwa opena n'ikaramu. Opena n'urufunguzo rwa Fanta, icyo gikoresho natwaye. Mpageze muri ako kazi nagikoresheje neza. Bampa akazi kubwa ubuseriveri, bambwiye kukagera ku kazi saa 2 za mu gitondo, ariko jewe nahageraga saa 1. Urumva ni isaha mbere y'isaha bambwiye. Hanyuma rero hashize igihe ushinzwe stock akajya akererwa mu kazi, baza gufata icyemezo ati ku cy'urufunguzo mutaruha Pascal kandi ari uzinduka. Ubwo icyo gihe stock ipambe umukuyeho urufunguzo. Ubwo muri ako kanya muri Minisiteri y'Ingabo haba harimo akazi kenshi, abantu bazira icyarimwe n'abaza muri kantine nyine aho ngaho. Ariko station bari bampaye yari aba officers kubasavinga, ariko aba officers twari abaseriveri bageze kuri 6, ariko bagasanga jewe umuseriveri nahageze mbere. Icyo gihe nambaraga neza cyane, kuko nubwo imvura yagwaga nambaraga ipantaro y'umweru n'ishati y'umweru n'inkweto y'umweru y'akanuza k'umukara, ariko nkabanda umuseriveri mwiza cyane. Icyo gihe akazi bampaye ngakora, barambwiraga bati kora iki, nkaba nakirangije. Bampa stage yanjye yo gusavinga, ko buri muntu bamuha abantu bwasavinga, nkabarangiza mbere y'abandi. Bikaba ngombwa ko n'abaseriveri baza nkabwira nti mfasha uriya yahageze ashaka service, bagasanga ndabwira abaseriveri ibyo gukora kandi atari inshingano zanjye. Bukeye bangira head waiter ukuriye abaseriveri. Nyuma y'uba waiter basanga ko na supervisor inshingano zitazikoraga neza, bamuvuga supervisor. Manager rero yari umusirikare. Icyo gihe manager w'umusirikare avaho, mu gihe bari batarashyiraho undi babangize manager, ko yari muri Minisiteri y'Ingabo. Babangize manager wabo w'iyo kantine, w'iyo mess.
kuva ubwo 8/6 nabikoze rwose umwaka umwe nibwo nahindutse manager mu gihe cy'umwaka umwe kugeza uyu munsi n'abana banjye baracyanyita manager. Ubwo rero Uganda ndakora nk'abandi bose ndakora kuva 8/6 kugeza 9/7 nkora akazi kanjye neza, abo nari nshinzwe gukorera barishima, n'abakozi bagenzi banjye barankundaga ko nari nabagize inshuti zanjye, ko niyo yari system yanjye, ko jyewe buri gihe numvaga ko umukozi ari ngombwa kuri jye kurusha umukoresha cyangwa kurusha umukiriya. Ubwo rero turi yo gukoresha gucudika abakozi nayikoreshe cyane, yaramfashije. Mbese nacyo kintu cya mbere cyane nabonye mu buzima bwanjye cyamfashije. Burya umukozi mugenzi wawe iyo atakwiyumvamo ari umutetsi, cyane iyo ugiye gufata kumani mu gikoni, umutetsi atakureba neza ashobora no gukereza, ariko barambonaga bakishima. Abakozi dukorana babwira gukora ikintu bakishima, mbese kuva gukora amasuku kugeza ku muwo hejuru hose twari inshuti. Niyo turu nakoreshe kandi yaramfashije mu buzima bwanjye. Ndetse n'abakiriya officers bose barankundaga cyane, kubyo bantumaga ku kanya ari command nako kanya, kandi nkabazana ibintu byiza kandi nkabasekera bakishima bakankunda. Nkiri muri Uganda uretse mu biruhuko, aho nigeze gukora kuri Kawempe Growers, nkiri muri muri primaire nyine najyaga kuri beto nyine nkubaka ama etage, nkajya njye ku wa gatandatu bakavanga beto nyine nkayizamura hejuru nk'abandi bantu bose. Ibyo nabyo nabikozeho, nkajya no mu gikubo gukora ibiraka, byose nagiye mbikora ibiraka. Urabizi abanyarwanda bari hanze ubuzima twaciyemo, icyo gihe banyitaga Ndahura Abagande, kuko wita Ndahiro abantu bumvaga ko uri umunyarwanda, ukita Ndahura kugira ngo ushobore kuba muri ubwo buzima bw'Abagande n'abanyamahanga bandi. Mu gutahuka rero ababyeyi bacu nyuma ya Jenoside, gutahuka ababyeyi bacu baratahutse, nanjye ubwo naraje 9/4 sibwo bwa mbere, nari 9/4 sibwo bwa mbere narinje, naje mu 9/4. Twafatanyije n'abandi urugamba rwo kwibohora, hari uburyo natwe twakoragamo bari Uganda nk'abandi bose, ariko nyuma urwo rugamba rwo kwibohora batashye, nanjye nagize ishaka ryo kuzagaruka mu gihugu cyanjye. Ubwo impamvu nari naratinzeyo n'iminsi mikeya nuko nari mfite izo nshingano z'akazi nagombaga kurangiza, ariko nkigera inaha, kuko benshi mu ngabo zabohoye kino gihugu bari no mu ngabo za Uganda bari banzi. Nkihagera rero bahise banyakira, bampa akazi Nyarutama kuri tennis club, ariyo senior officers mess ya tennis club. Nkihagera nabwo nagize amahirwe, bampa inzu yo kubamo, ndahaba nkora akazi, kandi mu by'ukuri naho nagaragaje akazi nitangira kuhakorera. Mwakoze cyane. Nkihagera kuri tennis club nahageze hari undi manager, ubwo manager ntangira gukora nka sister we, ariko mu by'ukuri igihe cyo nahageze ndakora, sinumvaga ko mfite sister cyangwa mfite abandi bakoresha cyangwa bakoreshwa. Nahageze mfite ubwuzu bwo gukorera igihugu cyanjye, mfite ubwuzu bw'uko abantu nakoreraga Uganda benshi bariho barambonaho, baranezerewe ko bari banze uburyo nkora, nanjye ndanezerwa ko nari nzi ibyo bakunda. Mu by'ukuri ikintu cyantangaje mbere, kandi mbere na mbere nkihagera umunsi wa mbere nasanze hari icyayi cy'ifu bita nido,
ku mameza hose. Icyo kintu bateguraga nkibibona umunsi wa mbere natangaye cyane biranambabaza, ntangira kubaza hafi aho ngaho, bambwira ni hehe bagurisha amata y'inka. Urumva nari umushyitsi, hari umuyobozi umwe ntashoboye kuvuga izina, barambwira ngo niho hari amata y'inka. Ndagenda nshaka uburyo mpabona litiro 5, ndagenda ndazizana, ya nido yari ku mameza yose ndayibwira abakozi turayihisha. Igitondo cya kare nazindutse ndayihisha, nta muntu wamenye aho iri uretse umukozi umwe nari nabibwiye. Tuyikuraho, hanyuma baba officers baza babaza icyayi, bakabona ndagiteguye gusa ntibambabwira ngo nta ifu ntayihari, bakabona hari icyayi cya African tea. Nahise nyita African tea, nyirango naryo zina mbere ni nabwo zina ryaje hano mu Rwanda. Ndizera ko ari giye warizanye iryo zina African tea, uko uburyo cyategurwa nagiteguyemo icyo cyayi nta byari busanzwe, barabyishimiye cyane ku buryo icyo cyayi nkikihategura buri muntu wese yumvaga icyayi akumva kiraryoshye cyane. Kugezana n'ubu kandi Hotel Tech icyayi dutegura ndahamya ko uwakinyoyeho wese arakizi. Icyayi cyacu African tea iryo zina nararizanye, abantu bumva African tea ntidiracika. Ndizera ko kugeza uyu munsi nta ntidikibarirwa mu Rwanda, kandi ndumva ari nanjye ari umusanzu natanze. Kandi byiza ni icyayi cyacu, guteza imbere ibyacu inka zacu, kandi nabyo ni icyayi cyiza cyane African tea. Uburyo bwo kuyiteguramo byari byoroshye, gusa kimbabaza no ko harimo abakitegura bakikita African tea kandi bagiteguye nabi. Sinzi niba mwifuza ko nabwira uburyo gitegurwa, ariko mushatse ikindi gihe mwazambaza uburyo gitegurwa. Uburyo buri muntu wese n'amateka ye. Burya umuntu, umugambi w'Imana ku mwana w'umuntu aba ari muremure. Uko umuntu agenda akura, burya Imana ibimufiteho umugambi. Rero impano yanjye yo gukoresha gukunda akazi yarantunze kugeza aya masaha, n'ubu niyo ngihagarayeho, kuko ubundi igihe mfite ikintu bita Pascal's Triangle. Pascal's Triangle ni uburyo butatu, wenda nabivuga nk'amashyiga atatu umuntu atekeraho, cyangwa uburyo butatu bw'imiyoborere, cyangwa uburyo butatu bw'imikorere. Iyo Pascal's Triangle rero mu by'ukuri mu cyongereza twakayise ngo ni delegate, participate and follow up, cyangwa se tegeka, kora, kurikirana. Amashyiga abiri ni nk'uko n'ibyo bimeze, ngo inkoni zashye. Ntushobora kubwira abantu ngo mukore ikintu wowe utakigiyemo ngo nawe ukigire icyawe nawe ukore, cyangwa se n'ubabwiye ngo mukore ikintu wowe gusubira inyuma ngo urebe ukuntu cyo gikorwa. Imikorere yanjye rero aho nkiraho, haba Uganda haba no kuri tennis club, byaramfashije cyane. Urambaje uti ese kugira ngo uzajye gutangira kwikorera urugendo rwatangiye ruti? Murumva tennis club nahavuye 2005. 2005 so kuvuga ngo uburyo nahavuyemo nk'abandi bakozi bose bava mu kazi, bageze igihe cyo kumva ko bagomba kwikorera. Numvaga mu nzozi zanjye ngomba kuzikorera. Mu by'ukuri navuyeyo maze gufata icyemezo ko nta muntu wundi nzongera gukorera. Ntangira 2006 ntangira mu Bibare ahitwa kuri Lighthouse.
ntangira nta gishoro nari mfite, ariko ubwo nyiraho yari yambwiye ati, abantu benshi bashaka ko mbakorera, ariko nyiraho arambwira ati waza ukankorera. Nambwira ntabwo ushobora gukora. Hari umufisi umwe wari unzi arambwira ati kanaka arashaka ko wamukorera. Nambwira ntabwo nshobora gukora, ahubwo icyo nagukora jyewe naza ukanyereka business yawe tukumvikana amafaranga. Mu by'ukuri twarumvikanye, ambwira ko we yabonaga 900 buri kwezi. Nambwira nti 900 ntinayaguha, kuko nawe mfite inshuti narubatse mu kazi. Burya mu kazi ushobora gukorera abandi ariko wubaka n'inshuti. Nayo ntego burya yo gukora, ushobora gukorera abandi urakora ariko wubaka n'inshuti, kugira ngo nugeze igihe cyo kwikora nawe uzagira icyo za nshuti zawe arizo ziba abakiriya bawe. Mu by'ukuri byagenze neza, twarakoze turakorana nawe, amafaranga narayabonye. Mu gihe cy'umwaka umwe ansaba ko inzu ye ashaka kwikorera. Ubwo ndahava njya kuri Total. Kuri Total nahageze nta muntu wari muri iyo nzu, ndakora kumvikana amafaranga y'ubukode. Mu by'ukuri nayemeye kuyamuha kuko nari nifitiyemo icyizere. Turakora, tumaze gukora nta gihe cyatinze mbona biho biraza nkomeza gukora. Ariko mu ejo bundi 2012 na 11 mpamaze imyaka 7 ngire ngo haza kumvikana ko habaye mu gihe cya jenoside. Nyiraho yakoze jenoside, baza gushyiramo imibiri y'abantu aho ngaho. Bigaragara ko rero hari habonetse icyo kibazo, n'abantu babonekamo 15. Ubwo mfata umwanzuro wo kuhava. Rero mfashe umwanzuro ko ntongera gukodesha iki kibanza kuri Hotel Teke. Nari namaze narahaguze nkororera inkoko. Nyuma rero mfata umwanzuro wo gushaka uburyo naza hano, ugondagonda buhoro nyine kubw'icyemezo nari maze gufata. Ntangira buhoro mpakora amasuku, mpakora jardin. Hari inzu imwe ntangira kuyivugurura. Ubwo ariko hagati aho ushobora kwibaza uti igishoro wabigenjeje ute? Igishoro mu by'ukuri bwari ubwizigamire nagendaga nkora buhoro nk'uko umuntu agenda yizigama n'icyemezo aba yafashe. Sinatinze rero kuko abakiriya barankundaga cyane, nkajya mbona ibiraka bya Outside Catering mu bukwe. Ngira abakozi beza cyane, turakorana turakundana. Ntangira no kujya nigisha ibya catering, ntangira gufasha abana abawisenga n'imanzi Agape bose ntangira kubafasha. Abana barakabaho bose, abana ntangira kubafasha. Mu by'ukuri byangiriye umumaro kuko nabonaga abana njye nafasha bagenda babona akazi mu yandi mahoteli kandi byagenze neza. Ni kuri Hotel Teke Kabeza, icyo cyicaro gikuru cya Hotel Teke. Ariko tukagira n'amazu de massage. Aha rero niho hantu abwiye havuye urufunguzo rwa Opena. Ukoresha urufunguzo rwa Opena nacyo mpora mbwira urubyiruko. Akazi kose ushobora gutangira ku bintu byinshi. Iyo ukoze ikintu cyose ukagikora neza, mu by'ukuri kikubyarira umusaruro. Aha nta kindi gishoro nari mfite kuko natanye mbibabwira rwa rufunguzo rwa Opena. Na wa muco wo kuvuga ngo kubana n'abantu neza, abo mukorana neza, kwanza kubaha abakiriya, abakozi mukorana. Abakiriya bakaza, abandi bavuga ko customer first, ariko jyewe ni umukozi mugenzi wanjye. Umukozi rero mwubashye akugeza kuri byinshi. Umukozi mukorana. Icya kabiri ukubaha umukiriya. Icya gatatu ukubaha boss wawe. Boss wawe aza nyuma.
mu by'ukuri iyo umukozi mugenzi wawe yamaze kugukuraho icyizere cyangwa mudakora neza nta hantu waba ukorera. Umukiriya nawe yamaze gukuraho icyizere ntacyo waba ukora, bose wawe ntacyo yabumariye. Niyo mpamvu uvuga ngo umukiriya umukozi namba 1, umukiriya namba 2, bose wawe namba 3. So ibyo rero byose byavuye muri rwa rufunguzo rwa opena. Umwuga wanjye nta wundi nigeze nkora by'amahoteli kugeza kuri uyu munsi n'imyaka 33. Ariko mu by'ukuri ibi byose nabikoze ntabwo mbibonye ejo bundi rwose 2016 ubwo natangiye kwikorera. Nyuma y'imyaka ingana iki wari umaze ukorera abandi? Mu by'ukuri urumva kuva 2016 gusa si imyaka 20 n'ingahe 23. Ariko iyo myaka yose nakoze harimo no kwiga ugakora wiga. Sinigeze mvuga ngo navuye mu kazi mu by'ukuri n'igishoro gikomeye cyane kuko nakoraga nderera abana amashuri. Abana barize banje masters hari mu Bwongereza, wize mu bijyanye ya transport management, undi ari muri Amerika ariga ibintu bijyanye na za climatiseur zo mu mazu. Abandi nabo barangije bize ibyo nkora nyine, umukobwa n'abandi n'ubwana butoya mfite mu mashuri Kigali Parents. So urumva rero mu by'ukuri ni igishoro nacyinvestinze nanone ya myaka nayimaze mu bana nshaka nabo mbate ngire icyo mbamarira. Maze gufata icyemezo cyo kuva mu kazi najyanye ya turu yo kuvuga ngo tegeka kora kurikirana. Ntabwo nigeze iyo uje mu kazi ntushobora kuba benshi baza ni hotel technique kuko benshi basanga ndi manager ariko basanga ndi mu gikoni basanga ndi nkora bya set catering ntiwatandukanye jewe n'umukozi. Ngombwa rero ibyo byose bimfasha mu kubaka akazi kanjye kuko iyo urebye outside catering mu by'ukuri nanjye wayizanye hano mu Rwanda iryo zina nyine kuri Tennis Club nashyize ibintu bya outside catering. Ndabyibuka neza iryo jambo nahise kuri minibus, ariko byagiye bitangira gukora abantu ntibari bazi ko ushobora gukora ibyo kurya mu rugo muri hoteli mu bitwara mu rugo rw'umuntu, ariko nabikoze. Ibyo bintu byombi iyo mbyibutse iyo ndeba abantu bose ku isi hano mu gihugu barakora outside catering biranezeza. Nasanga abantu batetse African tea nabizanye bikanezeza. Ibyo rero byose bituma ngira ishema. Nasanga umukozi mu yandi mahoteli ari byo wabigishije byose bikanezeza. Nasanga abakozi benshi hirya no hino abo nigishije, abakozi ab'amashuri nagiye mfasha, abana b'imfubyi nagiye mfasha kwiga mu uyu mwuga, rwose byose biranezeza iyo mbabonye mu kazi hanze. Ni sosiyete umuntu abundi mu sosiyete uyimarira iki, umuryango umarira iki? Iyo ufite icyo umarira umuryango wawe ukagira icyo umarira sosiyete mu by'ukuri aba ari byiza cyane. Sosiyete icyo nyimariye mu by'ukuri biba bigoye umuntu kuvuga ngo ngiye maze iki kwivuga, ubundi abantu bakuvuga no kwimenya biragoye. Nta muntu wemenya, ahubwo abandi nibo bakumenya bakamenya ati kanaka ni muntu ki. Wowe ushobora kuba wiyizi neza abandi bakuzi nabi, cyangwa wiyizi nabi abandi bakuzi neza. Rero icyo kibazo warumbaje ngo sosiyete nyimara iki kiragoye, ariko mu by'ukuri igihe cyo niyiziho wenda icyo abandi banziho ni ikindi. Jewe nuko nagiye mu itorero 2012, izina ryanjye riri mu ndangamirwa z'abacuruzi. Nagiye mu itorero ndatozwa, ntoza umuco nyarwanda, ntozwa nk'intore. Ngarutse rero ku rugerero nk'abanyarwanda baba bavuye mu itorero ry'igihugu, nuko baba ibyo batojwe baza bakabishyira mu bikorwa. Naraje rero nabaye mu murenge wa Remera igihe kirekire, naho ndacyakoreramo, n'ubu ndi umujyanama mu murenge aho mu itorero. Naraje umuproba
n'abajyanama baba bari ku mirenge bafasha urubyiruko kwihangira imirimo. Izi zina riza guhindukamo BDA ariyo Business Development Advisor. Mu by'ukuri umurenge wanjye wa Remera nagerageje gufasha urubyiruko mu buryo bwinshi bukomeye, nabafashije kwihangira imirimo, bafasha kubahuza n'ibigo by'imari, byarakozwe ku buryo abenshi bamaze kubona ibikoresho muri BDF. BDF ni ikigega cya leta gitanga inkunga, gitanga ingwate ku rubyiruko rudafite ubushobozi bwo kubona ingwate. Iyo gahunda rero naje kuzuza nuko maze guhabwa izo nshingano mu murenge. Si n'ibyo byonyine, mu murenge nahagariye abacuruzi ko nawukoremo igihe kinini cyane, kandi n'ubu ndacyafitemo ibikorwa. Nabaye muhagariye abacuruzi mu murenge wa Remera, manda y'imyaka 10 ndayirangiza, na n'ubu ndacyarimo ndi umujyanama. Rero ibyo ni ibintu nagiye mfasha nyine muri sosiyete, ariko nk'uko nabwiye nanone sosiyete sinayifashije icyo cyonyine, no kwigisha abana ibintu bijyanye n'amahoteli n'ubukerarugendo narabikoze. Nagiye nsohora ibyiciro byinshi, nkorana n'ikigo cyitwa CHABA. Ubwo CHABA ni ukuvuga ngo Children Affected by AIDS. Ubwo ni abana bagiye b'imfubyi bagenaga bafite ababyeyi babo bagize ingaruka kuri sida, ababyeyi babo bishwe na sida cyangwa se badashobora gukora, ariko bafite abana kandi abana ari bazima. Abo bana rero ngenda mbashakisha, ndabafasha, kandi bari abana benshi cyane, byarakoze. Nakomeje kugenda nafasha ibigo byinshi bitandukanye by'imfubyi, bampa abana nkabafasha mu kwiga iby'amahoteli. Mu by'ukuri Remera nayikoremo ibintu byinshi. Mu by'ukuri inama naho urubyiruko cyane cyane urwiga iby'amahoteli ni uko bagomba kumenya ko ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kuguteza imbere. Bo muri iki gihe narugiriye inama cyane cyane urubyiruko rwiga ibintu by'amahoteli, wenda nirwo naheraho, nuko bashobora kumva ko igikoresho cyitwa Opena ugikoresheje neza, mu by'ukuri cyishyuriye abana banjye school fees. Bana barangije bariga, bagize masters, nashoboye kubonamo akazi, mbonamo inshuti binyuze muri urwo rufunguzo. Urufunguzo ni ugura amafaranga 300 gusa, ariko akazi uba ugiye gukora iyo ugakoze neza ufite ikinyabupfura, niyo umaze kujya mu kazi ubaye rwiyemezamirimo agomba kurangwa n'ikinyabupfura no kuba inyangamugayo. Iyo utari inyangamugayo ntushobora gukora akazi kawe ngo marane n'imyaka 5, waba ukorera abandi waba unikorera. Na business yawe udafitemo ubunyangamugayo wamara imyaka 5 ukora business. Rero iki nabwira urubyiruko rwo muri iki gihe nuko birinda kugenda batambikije. Mu by'ukuri gutambikiza ntawe ushobora gutera intambwe atambikije ngo atere intambwe 5. No kuzitera ariko ukagenda buhoro, ariko iyo ugende kirenge ku kindi bivuze ngo genda buhoro, wikwihuta, nta hujya, nta kikwirukansa. Fata icyemezo, urebe impano yawe. Impano ni iyihe? Wijarajara ngo impano yawe wiyumvamo ni iyihe? Umubyeyi niba agubwiye gukora ikintu, wigenda ku mubyeyi wawe, reba impano yawe wumva wifitemo, kuko impano iyo ari yo yose iragukiza. Rero nk'urubyiruko inama narugira nuko hari bo bafite n'amahirwe, twe ntayo twari dufite. Bafite amahirwe, bafite leta yacu ya Nyakubahwa Paul Kagame ubatekereza umunsi ku munsi. Bashyizeho ibigega byinshi by'urubyiruko, ngizo BDF, ngizo n'izindi organization zindi zifasha urubyiruko. Amahirwe bafite nuko bafite n'igishoro ushobora kukibona vuba. Rero ayo mahirwe bafite bayakoreshe neza, ariko intwaro ya mbere ni ikinyabupfura. Ikinyabupfura ku babyeyi, ikinyabupfura kuri sosiyete, ikinyabupfura ku babayobora, ikinyabupfura aho batuye, ikinyabupfura kandi bitabire kujya muri gahunda za leta. Gahunda za leta habamo uburere, nta kindi baba ushaka muri leta kindi, ni uburere no kuhakora connection. Abenshi bariheza bakica mu ngo kuri televiziyo, ntibajye muri sosiyete, mu miganda,
wahakura connection, uhamenyera abantu, uhamenyera abayobozi batuye muri karitsiye wanyu. Ushobora kujya gusaba akazi muri minisiteri runaka kandi ari umuntu muturanye, kubera ko utajya ujya mu muganda ntushobora kumenya uwo muyobozi ko muturanye. Rero biba byiza kuva mu rugo ukajya muri sosiyete uyikoreramo, ukuramo ibintu byinshi cyane, connection. Niyo nama nabagira ku rubyiruko. Jewe iyo mbonye ibintu nyakubahwa Perezida wa Repubulika akora, mbibona jewe kuko nagiriwe amahirwe kuko nabaye mu rubyiruko rwawe mu mahanga, mba nkura nyine nk'abandi bose. Ariko iyo bigeze mu Rwanda ahangaha, ukuntu mbona leta y'ubumwe yagiye ikora ibintu izamura urubyiruko, ko nagiye nzamukana narwo, ndufasha kuzamuka narwo, ndukurikirana. Ariko mu by'ukuri iyi leta yacu ntisanzwe. Impamvu ngo ntisanzwe, iyo ubonye abana ukuntu bajya kwiga hanze, biratangaje kubona umwana ajya kwiga hanze akoresheje index number ye gusa nta kimenyane ntaki. Ntushobora kumenya ngo ni umwana wa runaka wa runaka kubera index number n'indangamuntu ye. Rero ibi byose ni ibintu byagiye bibaho, kandi twebwe urumva twahinduraga amazina ukita Ndahura kugira ngo uve kuri Ndahiro. Mu by'ukuri ugahindura izina ryawe, ariko ahangaha nta guhindura izina. Mu Rwanda ni indangamuntu gusa ugenderaho na index number yawe n'amanota yawe, ukiga, ukura indege, ukagenda hanze. Mu by'ukuri byo gushimira iyi leta yacu iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu by'ukuri Paul Kagame, ni ibyo gushimira. Kandi jewe mu by'ukuri iyo mbonye n'ababyeyi natwe umucuruzi, mu by'ukuri uretse kugenda dutambikiza nibyo bitugiraho ingaruka. Ugasanga umucuruzi abonye amafaranga, agiye muri famu, aguze imodoka runaka, yubatse amazu n'aya, yacuruzaga agiye mu ma estate kubaka amazu, iby'ubucuruzi by'amahoteli abivuyemo, avuye muri ibi agiye muri ibi. Kugenda dutambikije no kujajana nibyo bitwica. N'ubundi amahoro turayafite, ahubwo ibyo tukeneye ubu ngubu twebwe nk'abacuruzi ni ukujya ku murongo umwe, kandi ukibuka umuryango wawe. Umuryango buriya utandukiye gutandukira ku muryango, watandukiriye n'igihugu. Rero tukagendera ku murongo. Naho ubundi rwose leta yacu nta kitadukorera, yadushyiriyeho connection n'ibihugu byo hanze, yadukorera marketing. Twebwe icyo dukeneye ni ugukoresha imbaraga. Izo mbaraga dukoresha rero ni ubunyangamugayo. Nabibabwiye ko udafite urufunguzo rw'ubunyangamugayo nta kintu wakora, nta n'icyo watera imbere, ntabwo watera imbere. Mu by'ukuri jewe nkunda gusoma Bibiliya. Umuntu ntanga w'icyitegererezo cyane ngenderaho ni Yosefu wo mu Bibiliya. Yosefu ni umugabo wagiye ahura n'amakuba menshi. Yosefu yabaye inyangamugayo. Yosefu ntiyitaye ku bintu byo mu bwami. Yosefu yitaye ku buzima bwe. Ntiyari azi ko azaba n'umuyobozi, nta bintu byose yari azi. Rero kuba kumenya aho uhagaze ako kanya ukahagira hera. Aho uhagaze ako kanya ni ukuvuga ngo niba uri umwere aho ukorera, ukaba umwere mu rugo rwawe, ibyo bigenda bikuzamura buhoro buhoro. Na Yosefu rero niwe ndeberaho mu by'ukuri ukuntu yagiye akura ari umwana muri bagenzi be, mu bavandimwe, aragenda aho yakoraga, aho yabayemo, ukuntu yagiye yihanganira ibibazo. Nanjye rero nagiye mpura n'ibibazo nk'umwana w'umuntu, ariko nagiye mbyihanganira. Nagiye mpura n'inzitane n'izindi zose nk'uko umuntu ahura nazo, nagiye mbyihanganira. Ariko mu by'ukuri kugeza amagingo ya ndashima Imana. Mu by'ukuri jewe biraneza cyane urubyiruko nk'amashuri yigisha hotelire, iyo mpamagaye nkajya gutanga ikiganiro, iyo amakoperative ampamagaye njya gutanga ibiganiro, mbitanze henshi. Rero wagira mu murenge wa Remera ukabaza ati umuntu witwa Ndahiro Pascal twamubona dute? Wajya muri Kabeza witwa Ndahiro Pascal twamubona dute? Wambona. Ariko ubundi amazina yanjye nabwiye Ndahiro Pascal,
telefoni ni 07 88 52 73 1 0788 52 73 1 kuri hoteli teke ni yanjye niho nkorera mwakoze.